votes cast. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni 3,960,438, representing 76.25% of the total valid votes cast. ndagira ngo ahangaha amajwi dutangiranye muri iyi video urayumvishije neza. Aya ngaya ni amajwi aturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho nyine amatora yari amaze iminsi yarimbanije, abantu bari muri ibintu byinshi bavuga ati ese ninde uzabasha kuba yayobora igihugu hagati ya Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'uyu muntu bari bahanganye cyane uzwi ku izina rya Bobi Wine nk'umuhanzi. Ese ahangaha abantu benshi nibyo bakomeje bavuga ati ese ninde uzabasha kuba yayobora igihugu cya Uganda. Abantu benshi b'urubyiruko barimo abatavuga rumwe na leta bakaba bari kuvuga ati uyu musore wacu turamwizeye cyane ko azabasha kuba yayobora igihugu ari we Bobi Wine, ariko ntabwo ariko byaje kuba byagendeje ku munsi w'ejo. Ahangaha dore ko nyine umusaza yahise aza amukubita inshuro cyane, dore ko yahise aza ahita aba ari we uyobora iki gihugu cya Uganda. Ubu ngubu tuvugana Yoweri Kaguta Museveni akaba yaraye atsinze ku kigero cya 71.6%, akaba ubu ngubu ari we perezida wa Uganda ubu tuvugana none ahangaha. Mbere y'uko nyine tugera kuri iyi nkuru nyamukuru ariyo nyine ivugwa ku byabaye hano muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ndagira ngo mubwire ko mukandida nkubwira ukuntu inyuma y'aya matora ukuntu umwana w'uyu Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umukuru w'ingabo muri iki gihugu cya Uganda, ukuntu akomeje guhumuriza uyu Bobi Wine amubwira ko nyine ahantu honyine hatekanye akwiriye kuba ari ubu ngubu tuvugana ari mu bwiherero bwe. Mbere y'uko tugera kuri iyo nkuru rero, reka tubanze twinjire neza tumenye ate se abandi bakandida bari bahanganye n'uyu Yoweri Kaguta Museveni we bo byifashe bite, ese bo bagize amanota angahe, tumenye ati n'uyu Bobi Wine nawe bari bahanganiye koko uyu mwanya we afite amanota angahe koko nawe. Twese turabizi ko muri iki gihugu cya Uganda nyine amatora ajya kuba abakandida babashije kuba bose bakiyaminiya bose akavuga ati tugiye kuba twese twayobora iki gihugu cya Uganda, bari abakandida 8. Gusa nyine bidatinze umusaza nyine nkuko nyine we yari asanzwe umenyereye kuyobora abaturage bari bamwiyumvagamo, dore ko bari benshi cyane, mbega ko nyine utapfa kubigeranya n'aba bana nyine bandi cyangwa se uyu musore wundi wari utangiye kuba nawe yakora agatsiko ke nawe kagamije kuba nyine karwanya ubutegetsi buriho ngo nawe abashe kuba yafata igihugu. Ubu nyine ntabwo nyine bari kuba bahirika uyu Museveni kuko yari afite abantu benshi bamuzi cyane, dore ko nyine abantu iyo bakuzi baba bafite icyizere cyo kwenda uzongera ukabayobora neza nk'uko wari usanzwe ubayobora. Nubwo nyine abandi bakeya bashobora kuba batakwemera, ariko nyine abenshi majorite nuko baba bagufana n'ubundi. Uyu nguyu rero Yoweri Kaguta Museveni akaba yarahise abakubita inshuro, dore ko bose abo bakandida bose bagera kuri 7 bandi bari bahanganye bose yahise bakubita inshuro agira amanota 71.6%. Nibura dore ko bivugwa ko akanama nkemurampaka nyine ka komisiyo ishinzwe amatora hano muri iki gihugu cya Uganda, amajwi yose nyine yagiye abarurwa hirya no hino mu gihugu hose, bagiye bazenguruka ku manota y'uyu nguyu Robert Kayiragula Senamu wamenyekanye nyine mu muziki nka Bobi Wine, akaba nyine yaraje akurikira uyu nguyu muzehe nyine ari we Yoweri Kaguta Museveni, akaba nawe yaraje nyine amukurikira afite amanota 28.72%. Dore ko nyine uyu Yoweri Kaguta Museveni nyine nubwo we na Bobi Wine babashe kuba bagera mu majwi menshi cyane, ahangaha nyine bakaba baraje bakurikirwa ku mwanya wa gatatu n'uwitwa James Nandala Mafabi. Uyu nguyu akaba nyine yarahagarariye ishyaka ryo muri iki gihugu cya Uganda ryitwa FDC. Iri shyaka nyine rikaba ryarashinzwe n'uwitwa Dr Kiza Sebingwe. Uyu nguyu nyine akaba nawe yaraje agira amanota angana na 1.88%. Ibi ngibi nyine byerekana ko nyine umubare w'abantu bagiye batora hano muri iki gihugu cya Uganda nibura wabashe kuba wakiyongera cyane ugereranyije n'imyaka yagiye ishira, dore ko nyine hari hajemo urubyiruko rwinshi cyane kuba rwatora, ndetse n'abandi yewe n'abasheshe akanguhe nabo bakavuga ati tugomba natwe kuba twatora tugahesha ishema uyu nguyu ari we Yoweri Kaguta Museveni. Ibi ngibi rero bikaba byarakomeje nyine kuba byakongera nyine icyizere cy'uko nyine muri iki gihugu cya Uganda hakomeje kuba haba demokarasi, dore ko nyine nibura n'abandi bakandida nabo baje ku mwanya w'inyuma y'bo
babashe nyine ubu kuba bagira amajwi ari hagati ya 0.21% ndetse na 0.53%. Dore ko nibura muri iki gihugu cya Uganda ugereranyije n'indi myaka nyine yagiye ishira, dore ko nyine ku bantu akanama nkemurampaka nyine kagaragaza ko nibura mu bantu 21,600,000 abo bantu bose bari kuri lisite y'itora, abo bantu nibura abantu bangana na 52.5% aribo bantu babashije kuba batora. Dore ko nyine aka kanama nkemurampaka kagaragaza ko abantu 11,198,000 aba ngaba akaba aribo bantu nibura babashije kuba batora uyu mwaka. Si ibi gusa nyine, dore ko muri iki gihugu cya Uganda uyu muhanzi Bobi Wine nyine nawe wari uhigitse Yoweri Kaguta Museveni ariwe bari bahanganye cyane, dore ko nyine we nyuma y'uko batangaje amajwi y'uko nyine uyu mu competitors cyangwa se uyu bari bahanganiye kuyobora umwanya w'igihugu ari yamutsinze, ariwe Yoweri Kaguta Museveni ko yatsinze uyu Bobi Wine. Uyu Bobi Wine yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga ze ahita yandikaho yuko we n'umugore we nyine ubu ngubu tuvugana ko ubu ngubu bihisha ahantu nyine hatekanye cyane ugereranyije n'iyindi minsi ahantu babaga baba. Dore ko nyine nyuma y'uko bavuze ati amajwi barangije nyine kuba batora hirya no hino ku masite agiye atandukanye, uyu Bobi Wine we n'umugore we mu ijoro ryo kuri uwo munsi wo kuri tariki 16 nibwo bahise bumva ati hejuru y'inzu yabo bagiye kumva bumva indege itangiye kunyuraho, bwa mbere irakomeza, bwa kabiri bagiye kumva babona koko byakaze, barebye mu madirishya babona hanze y'urugo rwabo hose hazengurutswe n'ingabo z'igihugu. Gusa nyine birabacanga, dore ko Bobi Wine we yahise avuga ati ibi bintu nkwiriye kuba nagira ikindi kintu mbikoraho. Aribwo we n'umugore we bahise bafata inzira barahunga. Ubu ngubu tuvugana Bobi Wine akaba we yaranditse ku rubuga rwe rwa X aho yavugaga ko ubu tuvugana we nyuma y'aya matora we n'umugore we bari ahantu hihishe kandi hatekanye cyane. Dore ko yewe n'uyu nguyu Bobi Wine nawe ubwe nyine atemeranya nyine n'ibyavuye muri aya matora, dore ko we nyine avuga ko ibi bintu nyine babashe kwerekana ko byavuye muri aya matora ya Uganda, dore ko nyine nta hantu bihuriye nyine n'ukuri ko kuri tere cyangwa se n'ukuri ko abantu babashije kuba batora. Gusa si ibyo gusa, dore ko nyine aya matora ubwo nyine yari arimbanije muri iki gihugu cya Uganda, dore ko nyine bayafatanyije n'ay'abadepite, dore ko nyine ubwo batangazaga noneho amanota y'abadepite hirya no hino muri iki gihugu cya Uganda hahise hatangira kuba nyine imyigaragambyo igiye itandukanye, dore ko nyine polisi ya Uganda y'ubwayo yabashe kuba yatangaza ko abantu bagera kuri 12 bose babashe kuba nyine bahasiga ubuzima muri iyi myigaragambyo yagiye iba hirya no hino muri iki gihugu cya Uganda. Dore ko nyine nibura aba bantu 12 bose barimo n'abandi bapfuye kuri tariki ya 15 Mutarama nabo nyine bo muri aka gace kitwa Mutambara ko muri iki gihugu cya Uganda. Dore ko nyine abangaba nyine babandi nabo twari twamaze kubabwiraho mu kiganiro cyashize, twababwiye ko nyine nabo biciwe muri rwa rugo rwa Kivumbi. Uyu nguyu nawe akaba nyine yari umwe mu badepite nyine nabo bari bahanganiye nyine umwanya w'abadepite muri iki gihugu cya Uganda. Ndetse kuri ya nkuru yacu nyine y'uyu mwana wa uyu nguyu Yoweri Kaguta Museveni, dore ko nyine n'uyu mwana wa Yoweri Kaguta Museveni ari nawe generali mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Uyu nguyu nawe akaba nawe yaragiye ejo ku rubuga rwe rwa X cyangwa se ku rubuga rwe rwa Twitter. Uyu nguyu akaba yaranditse ati nyuma nyine ya bwa butumwa nuza Bobi Wine yabashije kuba yakandika ku rubuga rwe rwa Twitter, nawe ari kuba yavuga ukuntu we n'umugore we nyuma y'aya matora ubu ngubu nyine bari ahantu hatekanye cyane, kuko nyine Bobi Wine nyuma y'uko nyine avuye gutora iwe mu rugo hatangiye kuza abapolisi n'abasirikare bazenguruka urugo rwe ari ku manywa. Hanyuma ubundi barangije ngo bakuraho kamera, nyuma yo kuzikuraho kamera bigeze mu ijoro Bobi Wine bikajya bimucanga cyane, bigeze mu ijoro noneho bose bahatiriza kuba bakinjira iwe mu nzu. Dore ko nyine bitagarukiye aho ngaho, nyine haciweho n'indege hejuru, bwa mbere yicaho bwa kabiri. Hanyuma ubundi Bobi Wine abonye bitameze neza, dore ko yahise avuga ko yakoresheje nyine uburyo bwe nyine bw'ubumanyeri nawe yifitiye, nawe abasha nyine kuba yacika izi nzego z'umutekano zari zamuteye iwe mu rugo. Nyuma y'ibyo byose nyine Bobi Wine amaze kuba yabishyira hanze, uyu nguyu Generali Muhozi nyine we yahise amusubiza binyuze ku rubuga rwe rwa X ari rwo rwahoze rwitwa Twitter, ariho yahise yandika ati
nta hantu na hamwe kuri iyi si hatekanye usibye mu bwiherero bwawe, kuko nta muntu n'umwe urimo kuba yaguhiga. Ibi ngibi nyine akaba ari ibintu yatangaje abinyujije ku rubuga rwe rwa X nyine, kugira ngo aburire uyu Bobi Wine yuko nyine iki gihugu cya Uganda nta hantu na hamwe kiri kuba cyamuhiga. Uri mushyashya kandi kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu, ndagira ngo nkubwire ati kanda aho handitse subscribe kugira ngo ubashe ko nyine wabona andi makuru ngiye kwita nkugezaho none aha ngaha, ibiri kuba byacaracara hirya no hino ku isi, ndetse tutibagiwe n'ahangaha iwacu mu Rwanda. Ndagira ngo nkubwire ati amazina yanjye nitwa Abdati, kandi iyi ni channel yanyu y'Abanyarwanda. Ndabashimiye.